Nukuri Imana twese iduhana umugisha, Mwuka Muziranenge akomeze kuba mu mitima yacu. Ni umwanya tugezemo wo kumva ijambo ry'Imana. Imana rero ibane natwe kandi iyobore gahunda yacu, ndetse gahunda yateguwe nayo yo kutugaburira iri jambo ry'Imana. Muri iyi gahunda turerekeza mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Iki gitabo cya kabiri cy'Abami gikurikirana n'igitabo cya mbere cy'Abami. Havugwamo inkuru zimwe na zimwe z'abami ndetse n'inkuru zimwe na zimwe z'abahanuzi. Turibanda mu gice cya gatandatu. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Imana ihire gusomwa ku ijambo ryayo. Iyi nkuru yabaye mu gihe cy'umuhanuzi Elisa wabayeho mu kinyejana cy'Icyenda mbere yo kuvuka kwa Kristo. Elisa yavukiye mu muryango w'abari bafite umwuga wo guhinga, kandi bahingishaga ibimasa twagereranya na bya bimashini bihinga muri iki gihe. Elisa nawe ubwo yatoranwaga yari ari mu mwuga we w'ubuhinzi, kandi akorana umwete n'imbaraga. Imana imwitegereje mu murimo we, maze ibona umwete n'imbaraga akoresha, ibona yahinduka umuhanuzi w'Imana ukoresha umwete n'imbaraga. Nanone Elisa yabayeho mu gihe Samweli yari yaratangije amashuri y'abana bigaga kugira ngo bazabe abahanuzi. Elisa akiba umuhanuzi yanabaye umwarimu muri ayo mashuri. Aya mashuri Samweli ajya kuyashinga yari azi neza icyiza cyangwa umumaro wo gutangiza umwana ukiri muto agatangirana n'iyobokamana. Elisa yagiye muri aya mashuri ariko yisunze uko Samweli yari yarateguye uko abana bagomba kwiga. Samweli yagiye mu rusengero afite imyaka 3 gusa, yigira ku birenge bya Eli, yiga iyobokamana, maze mu gukura kwe yamenye ko ari byiza cyane, ko ari ingenzi cyane ko abana bato bamenyerezwa iyobokamana mu mashuri. Ku ikubitiro hari ishuri ryabaga i Rama aho Samweli yari atuye, hari irindi ryabaga i Kiriyatayimu ahabaga isanduku y'Imana, maze nyuma yaho haje andi mashuri i Beteli, irindi i Yeriko, irindi ryabaga i Gilugari, maze buri mwana wifuza kuzaba umuhanuzi akajya ajya kwigira muri aya mashuri. Inkuru rero twibandaho ni mu ishuri rimwe Elisa yigishaga igihe Eliya yari yarasubiye mu ijuru. Hari mu bwami bw'amajyaruguru bitaga Abisirayeli, mbibutse ko ubwami bw'amajyepfo bitwaga Abayuda. Maze Elisa igihe yigishaga muri iri shuri, abana bigaga ngo bazabe abahanuzi, maze bagira igitekerezo. Iki gitekerezo ndetse n'iki cyigisho, izina ryacyo nacyise ngo ishoka y'intirano. Abana b'abahanuzi cyangwa abana bigiraga ubuhanuzi bagize igitekerezo muri bo. Barebaga ishuri bigagamo, maze bakabona abaryubatse baragize neza cyane, ariko bidahagije.
kuri bo mu gihe cyabo aho iterambere ryari rigeze, umubare w'abanyeshuri wari umaze kuhaba, aho ibihe byari bigeze, imyaka inyubako yari imaze, bagize igitekerezo muri bo. Maze umurongo wa mbere uravuga ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tubaha imbere yawe hatubera hato. Ni byiza yuko twicara ariko tugambirira imishinga mishya. Hari umuhanga wavuze ngo good is enemy of better. Icyiza kiba ari umwanzi w'icyiza kiruseho. Si byiza ko umuntu yicara ngo yidamararire agarukira aho ngaho ageze, ahubwo tugomba gukomeza gukora kugira ngo turusheho kunguka. Dukwiriye gukomeza kwiga kugira ngo turusheho gukomeza kwiyungura ubumenyi. Dukwiriye gukomeza gukora kugira ngo twagure amarembo. Intumwa za Kristo zasobanuye yuko kunyurwa ari ingenzi cyane. Ni byiza kugira umutima unyuzwe. Umutima unyuzwe rero, iyo unyuzwe n'imbaraga zawe ukanyurwa n'ubwenge bwawe, bigutera umwete wo kubikoresha. Ni ukuri Imana iduha umugisha, idutera umwete wo gukora. Ndetse na Pawulo igihe yigishaga yaravuze ngo ese igihe watoranwaga wari umugaragu wakoreraga abandi? Ati ibyo ntacyo bigutwaye. Ariko nanone niba hari uburyo wakora n'imbaraga maze ukagera ku rwego rwo kwitunga, nakubwira iki? Ubikore. Niba ushobora kwiga nijoro maze ukongera amashuri, ubikore. Niba uri mu nzu y'ubukode ariko ukaba ubona hari uburyo wakora bikazatuma nawe ugira inzu yawe, ubikore, kuko Imana yaguhaye ubwenge. Aba bana ntabwo barekeye aho, ntabwo bategereje yuko babanza kugira doktora, ko babanza kugira maîtrise, ko babanza kugira lisanse. Ahubwo bakiri abana, bakiri mu ishuri, intekerezo zabo zarakoraga cyane. Bari abana bareba kure, maze basuzuma inyubako, babwire Elisa bataha ngaha turi ntabwo hakigendanye n'igihe, ntabwo hakigendanye n'iterambere tugezeho, n'umubare wacu tumaze kuba benshi, hatubera hato. None twemerere maze dukore budget, twemerere dutangire umushinga. Maze arabemerera. Niko Bibiliya ivuga ngo turakwinginze, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakiraho kuba. Maze arabemerera ati nimugende. Ni ukuri Imana izaha umugisha imishinga yawe iyo wisunze Imana, iyo ufite ubwenge bukora neza, iyo utari umunebwe, iyo ukomeza gutabaza ijuru ngo rikungure ubwenge mu mikorere yawe. Ni ukuri nta gituma Imana itabana nawe, kuko Imana yadushize mu isi. Ababyeyi bacu ba mbere yabashize muri Edeni, itabategetse kwicara no kurya gusa, ahubwo yabategetse gukora. Si iby'ubwenge yuko tudakora ngo widamararira abapfuye ahagaze. Maze arabemerera ati nimugende. Nje nawe ibihe bitandukanye twisanga hari icyo tugomba gukora. Maze bagiye guhaguruka, umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze, emera kujyana n'abagaragu bawe. Uyu mwana yari umunyabwenge, yarazi yuko mu mishinga yose dukora, mu mikorere yose tugira, mu mashuri yose twiga, ndetse ubucuruzi bwose wakora, nta na kimwe ushobora kugeraho igihe utomatanye n'ijuru. Ndetse n'imishinga y'itorero, haba mu nyubako, haba mu gushinga cyangwa mu gutangiza andi matorero, haba amateraniro y'ivugabutumwa, amafaranga arakenerwa, abitanga barakenerwa, ariko nta na kimwe dushobora kugeraho igihe cyose tutari kumwe n'abantu bomatanye n'ijuru, barangwa no gusenga, bashishikaye, ibihe byabo babimarana n'Imana. Muri iki gihe Elisa yari umuntu womatanye n'ijuru, kandi ibitangaza byinshi byakorekaga mu izina ry'Uwiteka binyuze mu kiganza cya Elisa.
maze babona umushinga bagomba gukora, babona imirimo bagiye gutangiza y'inyubako ndende, inyubako bazajya bateraniramo, maze babona ko ari byiza ko bagira itsinda, bagira umuntu womatanye n'Imana akabana nabo. Maze arabemerera ati ngaho ndaje. Maze igihe bari kumwe n'Imana, bari kumwe n'umuhanuzi ubahuza n'Imana, kandi bafite ibitekerezo bizima, batiganda, bagomba gukora, kandi buri muntu wese muri bo nta n'umwe uhinnye amavi. Maze baragenda berekera kuri Yorodani, maze bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umurimo uratangira, bose barakora, buri wese ku ruhande rwe, buri wese ku giti cye, buri wese aratema. Umurimo uratangira kuko bari bafite umugambi wo kwagura, bari bafite imishinga myiza mu ntekerezo zabo. Maze mwibuke yuko igihe bakoraga bari baje gukora umurimo wari usigaye, ibiti byiza, ibiti birebire byari kuri Yorodani, byari ku nkengero za Yorodani. Yorodani mu ishusho y'uburyo bw'umwuka irashushanya byinshi. Ntabwo bari kwerekera mu butayu kuko nta biti byabagayo, ntabwo bari kwerekera mu tundi turere kuko nta biti byabagayo. Umurimo wari ubategereje n'uwagombaga gukorerwa ku nkengero za Yorodani. Uyu munsi wa none natwe iyo turirimba tumenya yuko kandi turirimba ko turi ku nkengero za Yorodani. Umurimo dukora uyu munsi turakorera ku nkengero za Yorodani. Yorodani irashushanya byinshi muri iki gihe. Umuhimbyi w'indirimbo yaravuze ngo mpagaze ku nkengero za Yorodani, ariko ndareba hakurya i Kanani. Ntabwo ari Kanani yo muri Isirayeli, ahubwo Yorodani irashushanya ibigeragezo byinshi, irashushanya urujijo rwinshi, irashushanya ibibazo byinshi, irashushanya ibihe by'imperuka, irashushanya ibihe bikomeye, ibihe bishishana. Kandi umurimo turimo uyu munsi wa none turakorera ku nkengero za Yorodani. Maze nabo bishimira kujya kuri Yorodani ngo bakore, maze batangira gutema. Maze icyaje kuba, bari ku nkengero za Yorodani, umwe muri bo agitema igiti, bose ari kaci 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 kaci, ntawuvugisha undi, bose bari mu murimo, umurimo rwose wuje, bose bari gukora. Maze umwe muri bo agitema igiti, intore zirakuka igwa mu mazi. Maze icyabibabwiye, icyabibamenyesheje, ntabwo bumvise ngo dumburi, ahubwo icyo bumvise ni induru. Maze avuza induru, hateye ikamana we, ndagatoye, ndagendesheje, karabaye. Burya bwose yari intirano. Iyi nkuru ntabwo bari bakayimenye mbere yuko ishoka ikuka. Nshuti kandi bavandimwe, uyu munsi turi gukorera ku nkengero za Yorodani. Uyu musore kuko yari ku nkengero za Yorodani yagombaga kugira ubwitonzi n'ubushishozi, kuko yari ku nkengero za Yorodani. Benshi barirara, benshi baradamarara, benshi baribagirwa, ntibamenya ko turi ku nkengero za Yorodani. Ndetse amambere na Petero yaravuze ngo Satani ubu ngubu arazerera hose ameze nk'intare yivuga, ashaka uwarangaye wese ngo amuconshomere. Benshi uyu munsi ntibazi ko turi ku nkengero za Yorodani. Abari ababwiriza bakomeye, abari abapasitori bakomeye, abari abakuru b'itorero bakomeye, abari abadiyakoni bakomeye, abari abaririmbyi bakomeye, bamwe na bamwe intorezo bakoreshaga byagiye kumenyekana bwa nyuma yuko zari intirano. Bagiye kumva bumva induru, ati burya bwose ngushije ishano, kuko yari intirano. Nshuti kandi bavandimwe, turi ku nkengero za Yorodani. Ubu ngubu ibintu birakomeye, turi mu bihe by'imperuka.
mu bihe bya kera Samusoni ngo yari umucamanza wa Isirayeli, hari umucamanza w'Abisirayeli, maze hakajya mu ndaya rimwe ngo bakamutega bati nibuca turamwica, maze akabyuka agashinguza ibikingi by'umudugudu akabyikorera akagenda, maze Imana ikamwihanganira. Mwibuka uwitwaga Eli yateye ubwoba Samweli ati mbwira ibyo Imana yakubwiye, maze Samweli aramubwira ati Imana yavuze ngo kuko wakunze abahungu bawe ukabarutisha Uhoraho, none igukuye mu butambyi. Maze Eli ati ubwo ari Uwiteka azakora icyo ashaka. Maze ariko amaze gusohoka azi neza ko Imana yamukuye mu butambyi, arongera n'ubundi abazanye ibitambo arabyakira kandi ajya kubatambira. Yuda igihe Yesu yabasobanuriraga ko ari we mutsima w'ubugingo, yamenye neza yuko Yesu atazanwe no gutanga ubukungu bw'isi, ubukire, icyubahiro, imyanya y'ubutegetsi, maze Yuda mu mutima we agambirira akomeje kutazakurikira Yesu. Ariko n'ubundi yakomeje kuba mu ntumwa, ariko nawe ubwe azi yuko umugabane we wamaze guhabwa undi, ubusonga bwe bwaragabanye undi, maze ishoka irakuka. Muri kiriya gihe ngo ishoka cyangwa intorezo yarahendaga cyane, yakorwaga mu ifeza, igakorwa mu muringa, yabonekaga bigoranye. Maze umuhanga umwe yarasobanuye ati ishoka yo muri kiriya gihe washoboraga kuyigura ugurishije 8 w'umwana w'umuhungu, maze ukabona kugura ishoka. Uyu muhungu nibi wabo bari abakene badafite ibyaguriye ishoka, yagombaga gukurwa mu ishuri agacikisha amasomo, agacikisha ijambo, maze akajya kuba umugaragu iminsi yose kubera ko yatakaje ishoka y'abandi. Niba ubwe atarahagije ngo yishure iyi shoka, bari gufatana murumuna we. Iminsi yose isigaye yashoboraga kuba umucakara kubera ishoka y'intirano. Uku nguku niko nje namwe twari imbata z'ibyaha. Satani ashaka kutugira imbata z'ubusinzi, z'ubusambanyi, z'ubugome, z'ishyari, z'urwango, kandi bikaba ari ibyiteka. Maze yumvise uburemere bwo kuba imbata, bwo kuba umucakara ibihe byose kubera ishoka, maze avuza induru ati mbonye ishyano, ndagatoye, ndagendesheje. Ati burya yari intirano, ishoka y'intirano. Ndetse hari igihe Kristo yaganiraga n'abigishwa be, maze ababwira kwitonda, ababwira kwigengesera, ababwira kugira ubwenge n'ubushishozi mu mirimo bakora, maze abwira abantu bose ati mwibuke ko muri umunyu w'isi. Igihe ababwiraga yuko ari umunyu w'isi, umunyu muri kiriya gihe bari bawusobanukiwe, ntabwo umeze nk'umunyu wo muri iki gihe. Umunyu wo muri iki gihe ushize ku izuba ntacyuba, ushize mu mazi urashonga. Ariko umunyu wo muri kiriya gihe, umunyu bakuraga mu nyanja, barawuzanaga, maze aho bagiye guteka hejuru y'iziko bakashira agatanda, bagasuka umunyu hejuru y'ako gatanda, maze bagatereka inkono munsi bagacana, maze uko biri kubira umwuka ukajya ugera hejuru ku munyu, wa munyu ugashonga. Washongera mu biryo, ibiryo bikaryoha, ibiryo bikaryoha cyane. Maze iyo umunyu wabagushizemo uburyohe, hari igihe bawurohaga inyuma y'amashiga, maze bagashiraho undi mushya, nabwo bikabuko wamara gukayuka bakawuroha inyuma y'amashiga, bakazana undi munyu mushya. Inyuma y'amashiga ndibuka kera, ariko no muri iki gihe hamwe na hamwe birakorwa,
igihe abantu bacana inkwi bateka, ivu barisunikiraga inyuma y'amashyiga. Ryazamara kuba ryinshi bakazana umufuka bakariyora bakajya kurisuka muri toilette ngo zitanuka. Umunyu nawo iyo wamaraga kuba mwinshi inyuma warakayutse, inyuma y'amashyiga barawuyoraga. Ariko muri uko kuwuyora bagiraga ikibazo cyaho kuwushira, ntabwo washoboraga kongera kuryoha. Nanone iyo bawusukaga mu murima, umurima wararumbaga. Bashakaga ahantu barawushira, hari abawushiraga hejuru y'inzu igihe batari bafite amabati, kuko bo bubakaga inzu zimeze nka etaje, maze hejuru kuri dara yo hejuru bakajya bahasuka umunyu bakakandagira kugira ngo hakomere. Maze ikindi gihe bakareba ahantu harega amazi haba ibiziba, maze wa munyu bakaza kuwuhamena kugira ngo baje barawukandagira, maze be gukandagira mu biziba. Niho Yesu yavuze ngo none ko muri umunyu w'isi, nibigera igihe kubera ibibazo by'isi, kubera amadeni, kubera iyi minsi y'imperuka turimo, kubera guharanira icyubahiro, kubera guharanira isumbwe, kubera ubwibone, kubera ibintu bitandukanye, kubera amashuri, umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta kindi kizaba gisigaye nukuwumena, kujugunya mu nzira, maze abantu bakajya barawukandagira, barawusiribanga. Nicyo ngicyo umunyu wakoraga iyo wamaraga gukayuka. Ntabwo rero bitandukanye cyane n'uyu wari utakaje ishoka, kandi ishoka ari intirano. Nawe yagombaga kujyanwa akaba umucakara, nta kandi gaciro yarasigaranye. Iyi shoka y'intirano twayigiraho ibintu byinshi bitandukanye. Agitema benshi bajya mu murimo w'Imana batarahindutse nyakuri, maze ariko igihe kimwe bwaca mu gitondo ukumva induru ziravuze, ukumva amakuru aramenyekanye, ukumva abo hirya no hino babimenye, inkuru ye ikabibaye kimomo. Yabikoraga yihishe, yagomeraga Imana yihishe, ariko ahagaragara wabonaga ari umuntu mwiza, wabonaga ari umubwiriza mwiza, wabonaga ari umudiyakoni mwiza, wabonaga ari umukristo mwiza. Maze uyu muhungu ntawari wabikeka, bari kugenda mu nzira nawe ari mu murimo, maze batangiye gutema, bose baratema. Dufite umugisha runaka ari hariya na runaka ari hariya, bose bari gukora. Ariko mu kanya gato bumva we avugije induru ati burya yari intirano, ahubwo ndagatoye. Ibyaha niko bitugenza. Iyo wagihishe mu mutima wawe, urakomeza ukabaho ugikubita, ugihisha, cyihishe mu ikoti, cyihishe muri wowe, maze igihe kimwe cyavumbuka induru zikavuga. Maze avuza induru ati burya yari intirano. Icyakurikiyeho umurongo wa 6 uravuga ngo uwo muntu w'Imana aramwegera aramubaza ati iguye hehe? Uyu ni umwanya mwiza Imana iba yongeye guhura natwe, maze ikatubaza ibituremerera, ikatubaza ibyaha byatunaniye, ikatubaza ibibazo by'ingutu byakomeje kutuzitira. Maze Imana irashaka guhura natwe, ikongera ikakubaza aho ufite intege nke, kugira ngo ibone yuko nawe ubwawe ushaka ubutabazi bw'ijuru. Uyu muhungu ntabwo yatindiganije, yahise amwereka ati dore ngaha, dore iguye hariya. Ubu njye namwe tuzi neza aho intege nke zacu ziri, tuzi aho ibibazo byacu by'ingutu biherereye, tuzi aho tugwa, tuzi aho dutsikira. Kandi uyu ni umwanya mwiza wo gutabaza Imana, wo gutabaza ijuru, ngo twerekane nk'uyu muhungu ngo dore ngaha.
aho ikibazo cyawe giherereye urahazi. Umuntu w'Imana Dawidi, Zaburi 32 umurongo wa 5 yaravuze ati, Uhoraho, nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nukuri Imana irifuza yuko dusabana nayo, irifuza ko tuyereka ibibazo byacu, irifuza yuko tuyitura umutwaro wacu. Maze Dawidi haravuga ati, sinigeze ntwikira gukiranirwa kwanjye. Ndetse Dawidi yarongeye aravuga ati, iyo nza kugundira ibyaha byanjye, Nyagasani ntiyari kumva amasengesho yanjye. Maze umuntu w'Imana amaze kuhabona icyo yakoze ni ikintu gitangaje. Yari intorezo, yari ishoka, cyari icyuma kiri mu mazi. Ntabwo yari ishashi, ntabwo kari akajerekani ngo karareremba, ntabwo kari agacupa, ryari nkibuye. Yari intorezo, cyari icyuma kiri mu mazi. Maze icyo yakoze kiratangaje, gitandukanye n'uburyo twabitekereza. Hari igihe nari gutekereza ngo ubwo yasimbukiyemo yijandika mu mazi, ariko siko byagenze. Ngo yavunnye igiti, atema igiti, agiterera mu mazi, ya ntorezo irareremba. Ibi ni ibintu bitangaje. Iki giti yajugunyemo, maze intorezo ikareremba. Abahanga benshi kirongera kikabibutsa ikindi giti, igihe Abayisirayeli bari mu butayu, maze bababonye ahantu hari amazi, maze bagiye batangira kuyayora ngo banywe. Batangiye kuyayora, maze induru ziravuga. Induru zivuga ngo aya mazi arabishe, aya mazi ararura, aya mazi araroze, aya mazi arica. Maze Uhoraho igihe Mose yamutakiraga, nabwo nko mu gihe cya Elisa, Uhoraho yamweretse igiti ati, kiriya giti niryo banga rya byose, gifate ukijugunye muri ariya mazi. Maze igiti akijugunyemo, ya mazi aba meza, batangira kuyanywa. Cya giti Elisa kijugunye muri Yorodani, ya ntorezo irareremba. Umwanditsi umwe yaravuze, umwanditsi w'indirimbo yaravuze ati, Mana nkunda, nanjye iyo nitegereje igiti cyose mu byo waremye, kinyibutsa igiti cy'i Karuvari umwana wawe yabambiweho. Ni igiti cy'amateka, ni igiti gifite imbaraga zo kurogora amazi, cyarogora imibereho yanjye. Ni igiti gifite imbaraga, cyatumye ishoka intore zireremba. Nshuti kandi bavandimwe, natwe agakiza kacu twari mu isayo y'ibyaha, ariko kubera igiti cy'i Karuvari agakiza kacu karabonetse. Maze iki giti cy'i Karuvari kirakomeza gucurera byinshi mu mibereho yacu, maze ya ntore zirareremba. Imaze kureremba, hakurikiyeho ikindi kizame gikomeye, ikizame abantu bose batapfa gushobora, ikizame ntafite uko nasobanura. Yamuhaye ikizamini ati, ubu noneho ni wewe utahiwe. Igiti cyabonetse kijugunwa mu mazi, intorezo irareremba, idore iri hafi, none ikizamini gisigaye gisingire. Maze uyu muhungu yarazi uburemere bwo kuba umucakara, yarazi uburemere bwo kuba imbata, yarazi uburyo bikomeye gucikisha amashuri kubera ishoka y'intirano,
yarazi ibyago agiye kwikoreza umuryango, maze amaze kumenya uburemere bw'umutwaro we, maze acyumva ahawe amahirwe, icyo yahise akora, yahise arambura akaboko arayisingira. Uyu munsi wa none agakiza k'Imana karareremba imbere yacu, karatangirwa ubuntu. Uwo ari we wese Imana yamuhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Dushobora kurekeraho kuba imbata z'ibyaha, dushobora gukomorerwa tugakomeza imibereho yacu muri Kristo Yesu. Icyo duhamagarirwa ni ikintu kimwe rukumbi, ni icyo kurambura akaboko tugasingira agakiza k'Imana. Maze aramubwira ati isingire. Benshi muri iki gihe babonye agakiza k'Imana, babonye yuko bashobora guca ukubiri n'icyaha, babonye ko bashobora gukomorerwa bakaba umudendezo, bakomatana n'ijuru, ariko banze kubyakira. Uyu musore Elisa aramubwira ati yisingire, maze ahita arambura akaboko arayisingira. Kubera umusaraba wa Kristo agakiza kacu karabonetse. Kandi akagakiza ukakira gusa ni umuntu uremerewe n'ibyaha. Igihe numvaga ibya Kristo ngo ari ku musaraba, ababaye cyane kubera ibyaha byacu, ngo hari ijambo rimwe ryamukomeje. Umwigisha risobanura nk'uko biri mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Benshi batekereza yuko ari marayika waje akamwongorera ati humura, ku munsi wa gatatu uzazuka. Ariko ngo ntabwo ariko byari bimeze, kuko Yesu yaravuze ati data kuntereranye. Yabonye atagishikiranye n'ijuru, ijuru ryamutereranye ati data kuntereranye. Navuze ni wenda bigishwa be bakomeje kumwibutsa bati humura uri Mesiya. Ariko ntabwo ariko byari bimeze, kuko abigishwa be bari bamuhanye, bamusize, bahunze, ibintu bimeze nabi. Amajwi yari aho ngaho ngo yari amajwi y'abanyabyaha gusa, bari kumutuka bati wakijije abandi, ngaho nawe ikize turebe. Ariko nk'uko twabonye umwana w'intama wa Pasika, mu ijosi habaga haziritsemo akagozi handitswe icyapa ko ari uwa Pasika, kugira ngo batawitiranya n'indi. Uwo mwana w'intama batamwitiranya n'izindi, yabaga ari uwatoranijwe. Nawe ku cyapa cye hari handitswe yuko ari umwami w'Abayuda. Si umwami w'Abayuda gusa, ni umwami w'abari mu isi bose. Maze igihe bamunyegaga bamutuka, ngo hari ijambo rimwe ngo ryamukomeje, riramunezeza, riramwubaka, maze yumva agize ibyiringiro, yumva agize imbaraga, maze imisumari ntiyongera kumurya, uburibwe burashira, yumva araruhutse, yumva ameze neza cyane. Ngo ni ijambo rimwe rukumbi. Mbese iryo jambo ni irihe? Se ni irya marayika? Mbese ni irya nyina? Mbese ni iry'umwigishwa we? Mbese ni iry'umusirikari? Ngo ijambo ryamukomeje ngo ni ijambo ryavuzwe n'igisambo, ngo nicyo cyavuze ijambo ryiza rikomeye, ngo cyaramubwiye ngo databuja, twe tubambwe kubera ibyaha byacu, naho weho nta cyaha ugira, none uzanyibuke mu bwami bwawe. Maze muri we anezezwa no kubona umuntu wemera icyaha. Ikinezeza Kristo, ikimwibagiza misumari, ni ukubona umuntu wemeye icyaha. Ubu inkiko ziri mu bihugu byose, mu mazu y'urukiko, impamvu hajya ababuranyi, hakajya abashinjacyaha, hakajya abavoka, burya nuko ntawemera icyaha. Mbese uyu munsi wanezezwa no kwemera icyaha? Wanezezwa no gupfukama imbere y'Imana nka kiriya gisambo? Wanezezwa no gutabaza uti burya ari intirano, maze Imana ikongera ikagusubiza mu rukundo rwayo, Imana ikongera ikagushiraho kugira neza kwayo? Wavuga nk'iki gisambo,
uti twebwe tuzi ko turi abanyabyaha, ariko weho nta cyaha wari ufite. None uzanyibuke ubwo uzabuje, ubwo uzabugarutse mu bicu byo mu ijuru. Yesu yatangaje yuko abantu nk'abo batazabura. N'ubu muri iri teraniro ntabwo bari bubure abemera Kristo, abashaka kumwakira ngo asenyere Satani, asenyere kamere y'ibyaha, abahindure basha, abahe umudendezo, abahindure abana b'Imana. Yesu yaravuze ati ndabizi, nzi ko bahari, bazaboneka, kuko muri Luka 13:29 yaravuze ati hazaza abafi burasirazuba, hazaza abafi burengerazuba, hazaza abava mu majyaruguru, hazaza abava mu majyepfo, hazaza bazava mu bihugu byinshi, maze bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Urashaka ko Kristo aba umwami wawe? Urashaka kumubwira uti njyewe nzi ko ndi umunyabyaha, ariko weho nta cyaha wari ufite? None ubwo uzabuje, nzaba umwe mu bazaturuka hirya no hino muri iyo mibare, muri abo bantu ibihumbi byinshi, nanjye nzisangemo. Niba uri muri iri teraniro nawe haguruka, ndimo kubabona benshi. Hari abafashe iki cyemezo kera, Imana ibaha umugisha. Hari abari gufata iki cyemezo uyu munsi. Ni ukuri urukundo rw'Imana ruri kuri wowe. Ni ukuri twese Imana iduha umugisha. Imana itugirire neza cyane. Imana iturindire mu buntu bwayo. Imana iturinde kuzavuza induru. Dore turi ku nkengero za Yorodani. Imana nizaduha ubwitonzi, nizaduha ubushishozi, nizatuma twigengesera. Turi ku nkengero za Yorodani, ariko kuko turi kumwe na Kristo dufite umudendezo, dufite amahoro adashira, nta bwoba dufite, kuko turi kumwe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Urishimira kwakira Kristo ngo abe umwami wawe? Urashaka ko aba umwami n'umukiza wawe? Urashaka yuko agakiza kawe kaba kawe bwite? Urashaka yuko akurinda kuzavuza induru? Ni umwanya wo kwishira mu maboko y'Imana, kuko turi ku nkengero za Yorodani. Turi ku nkengero za Yorodani, imbere y'ibibazo byinshi, imbere y'ibirusha byinshi, imbere y'iminsi y'imperuka, mu kaga kenshi, ariko Imana izaturokora. Imana izabana nawe. Ijambo ryanejeje Yesu. Hari ibiboko byinshi, hari imisumari myinshi, hari ibitutsi byinshi, hari imbaga y'abafarisayo, hari ingabo z'Abaroma, hari n'itsinda ry'abadayimoni bari kumunyega, bari kumwasamira, imbaraga z'ikuzimu zose ziri ku musaraba. Ijambo ryamukomeje, ijambo ritsinda Satani, ijambo ricogoza abadayimoni, ni ukwemera icyaha, ni ugutabaza ijuru. Tera intambwe maze wakire Kristo, maze dusenge. Turi abanyabyaha, ariko urukundo rwa Kristo nirwo ruduhagije. Yesu yasezeranye yuko muri bariya bazava iburasirazuba, bazava iburengerazuba, bazava mu majyaruguru, bazava mu majyepfo, natwe tuzaba turimo. Imana iduha umugisha. Reka nsabe mwese dusenge, twishire imbere y'Imana. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, ubuzima turimo burakomeye. Umurimo dukorera ku nkengero za Yorodani, y'ibibazo byinshi, y'amadeni menshi, y'ubukode bukomeye, y'ibibazo birenze ubushobozi bwa muntu. Nyagasani, ubuzima turimo urabuzi. Buracogoza benshi, benshi bagenda bacogora. Benshi bari abayobozi b'itorero, benshi bari ababwiriza, benshi bari abadiyakoni, benshi bari abaririmbyi, bigera igihe bagasubira inyuma kubera ubuzima bw'isi. Nicyo tugereranya n'ishoka y'intirano. Ariko Nyagasani, uko twitanze imbere yawe, turagusabye ngo duhindure bashya. Ube mu mitima yacu, uturwanire na Satani kandi umutsinde. Umwirukane, ntumwemerere kuducogoza. Uturinde gukayuka nk'umunyu wakayutse, ahubwo duhore twuzuye ubuntu bwawe. Abana bawe bateye intambwe, bazi neza yuko ari abanyabyaha,
ariko weho urakiranuka. Nuko bagumishe mu gitabo cyawe, ubarindisha abamarayika batacumuye. Tuzi yuko igihe kizagera maze tugatumbagira mu ijuru, aho tuzicarana nawe tukanezerwa iteka ryose. Nyagasani, ibyo byiringiro bikomeze kuba mu mutima wa buri mwana wawe wese ukwiyeguriye. Twese uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Igira ibihe byiza mukunzi wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro yumvikanira kuri FM 106.4. Ndagushimiye ku mwanya umaze ukurikirana iyi gahunda y'ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ishoka y'intirano. Ishingiye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere, aho dusanga igitekerezo cy'abana b'abahanuzi ubwo bajyaga kuri Yorodani gutema ibiti byo kubaka aho kuba. Umwe muri bo ishoka ye yari yatiye yaguye muri Yorodani. Twumvise uburyo yaje kuvamo ndetse kandi n'amasomo dukuramo mu by'umwuka. Nkwifurije guhagarara ushikamye imbere ya Yorodani ariyo bigeragezo. Iri jambo ry'Imana warigezwagaho n'abana bakize musaza Shadrach, akaba yararivugiye ku itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa 7 rya Gikondo mu materaniro y'ivugabutumwa ku itariki ya 16 ukwezi kwa 3 2019. Uwafashe amajwi akayatunganya akaba ari nawe wakugezagaho iyi gahunda. Ninjye wumvaga kuri Micro Valence Uwimana. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe wumva radiyo ijwi ry'ibyiringiro kuri FM 106.4.